Nshuti namwe bakunzi ba Noble Solutions, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahirwe iteka ryose ngo ibyo mukozeho bijye bibabera byiza kandi Imana ihe imirimo y'amaboko yanyu umugisha. Bantu mubabaye, bantu mushavuye, bantu muhangayitse, bantu mufite agahinda, turabutsa ko n'igihe bizarangira nawe mu bihe byiza kandi wumve udahangayitse cyane bizashira. Ni Noble mukomeje kubana mu biganiro byacu bya buri munsi kuri Noble Solutions. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku nama cyangwa se nirihe banga ryagufasha gukora akazi neza kandi vuba. Ikintu cyo tugiye kuganiraho uyu munsi, tubahaye ikaze. Tugiye kureba rero inama cyangwa se ibintu bishobora kugufasha gukora akazi neza. Tugiye kurebamo ibintu birindwi. Hari ubwo ubundi umuntu aba afite akazi kenshi ugasanga igihe kiragutenguha, bishobora no kugeraho wumva uhangayitse wibaza aho watangirira kubera imirimo myinshi ufite. Niba waragerageje uko ushoboye ariko ugasanga ntibihagije kugira ngo urangize inshingano zawe ku gihe, ntubabare cyangwa se ngo uhangayike. Twaguteguriye inama cyangwa se ibintu bikeya mu biri byinshi dushobora kwifashisha kugira ngo tubashe gukora akazi kacu neza kandi vuba dukoresheje igihe gitoya. Hari igihe wumva ko byose bizagenda neza mu gihe ukora cyane, ntabwo uri kure y'ukuri, ariko niba ushaka gukora byinshi mu gihe gito ugomba kongeraho ikintu cyitwa gukora neza. Ntabwo gukora cyane gusa ushobora gufasha gukora byinshi kandi neza mu gihe gito, ahubwo ugomba kongeraho n'ikintu cyitwa gukora neza. Reka turinde amagambo menshi, turebe inama zagufasha gukora ibyo bintu cyangwa se gukora akazi kenshi mu gihe gito kandi wagakoze neza. Ikintu cya mbere tugiye guheraho, ukwiriye kongera amasaha y'umusaruro cyangwa se amasaha yo gukora mu buzima bwawe wimenyereza kubyuka kare. Reka turebe ubundi n'uwo mwitozo ushobora kugufasha kubyuka kare. Ukwiriye kureba isaha runaka uzajya ubyukiraho kandi iyo saha ugashyira umwete mu kuyikurikiza, ukirinda kugenda uyihindaguranya cyangwa se uyihindura bya hato na hato. Isaha urayigennye, uravuze uti nzajya mbyuka isaha runaka, hanyuma iyo saha ugomba kwitoza gukomeza ubyibyukiraho. Kandi birumvikana ko iyo ubyutse kare bigufasha kongera amasaha y'akazi cyangwa se amasaha ukorera. Si byiza, sinagomba kongera amasaha cyane ngo usange uraryama amasaha 10, amasaha 12 kandi ushaka gutanga umusaruro. Ubwo amasaha uzakora nayo azanagena ibyo uzakora ingano yabyo uko bizaba bingana. Rero abisobanura ko ubundi no kubyuka kare hari icyo byongera. Iyo uteguye isaha uzajya ubyukiraho kandi ukayikurikiza, bizamura ubushobozi bw'ubwonko bwo kwita cyangwa kwibanda ku bintu. Ibi bisobanura ko uzaba ufite ubushobozi bwo gushyira umutima ku mirimo ukora nta bindi bikurangaza, bityo bigufashe gukora igihe kinini. Iyo wongera igihe cyo kurumva byanze bikunze ntabwo byabura gutanga umusaruro. Abantu turabizi ko muri iyi minsi turimo turi kugenda tugira abantu benshi babaye addicted cyangwa se batwarwa na telefone cyane kugera ku rwego umuntu ashobora no kurangara atwaye kandi abizi ko bishobora kumushyira mu kaga, akaba yanakora accident agapfa. Umuntu akaba yakoresha telefone kugera ku rwego adashobora kwihangana kumara iminota 10 aganira n'umuntu atari kujya muri telefone. Ubwo bivuze ngo kwa kwita ku bintu cyangwa se gushyira imbaraga kwibanda ku bintu agafokasinga ku kintu runaka ari gukora kuba kwaragabanutse cyane, ahubwo telefone ari isigaye imutwara umwanya munini. Kuvuga ngo azitonda atuze agira ikintu runaka akurikira afite telefone biba bitagikunda. Rero aha ni ikibazo. Iga kubyuka kare, witoze kubyuka kare, kandi isaha bibaye bishoboka bikubereye byiza wakwirinda kugenda uyihindagura. Ikintu cya kabiri rero ni ugutegura urutonde rw'ibyo uzakora kuri uwo munsi. Byakabaye byiza ubundi ugiye kugera ku munsi ufite akaliste. Hari application menshi abantu bagenda bakoresha, dukunda kwita ngo ni to do list, ushobora gukoresha kugira ngo ulistinge cyangwa se ufite urutonde rw'ibintu ugomba gukora muri uwo munsi. Byakabaye byiza kandi na ngombwa cyane ko ufite urutonde rw'ibintu ugomba gukora. Ukwiye gufata umwanya ukandika imirimo ugomba gukora buri munsi. Urwo rutonde ruzagufasha mu bintu nka 2 cyangwa 3. Bizagufasha ko nta kazi uzibagirwa kandi bizagutera imbaraga zo kwihutisha ibyo ugomba gukora, kuko uzaba wumva kandi uzi n'ibintu bigutegereje imbere. Urumva ufite liste, uzi ibyo umaze gukora, wabicekiza cyangwa se wabivivuye, ariko urabizi neza ko hari n'ibyo utarakora. Ubwo byumvikana ku liste yawe ubu bireba. Ikindi bizanagufasha no kumenya ibyo wakoze n'ibyo utarakora. Uvuga uti kuri liste yanjye nari mfite imirimo 15 none maze gukora imirimo 3. Ubwo bivuze ngo nsigaranye imirimo 10 ningahe ni 2. Ubwo icyo gihe bizagufasha kumenya ngo nkwiriye kongera imbaraga mu byo nkora kandi utanabyibagiwe.
icyitonderwa rero, urutonde rw'ibyo ukora rugomba kuba nyakuri, ntugashyiremo byinshi udashobora kugeraho. Hari igihe umuntu ajya gukora ibintu nk'uko agashyiramo byinshi kandi abizi ko nawe ubwe bitakunda. Oya, ukwiriye gukora urutonde rw'ibintu uzi ko uri bubashe gukora, ukaba ari rwo witaho. Aha nta rundi rugero turi butange, nibwira ko byumvikana. Ikintu cya gatatu rero, ukwiriye gutangirira ku mirimo iremereye, cyangwa se ukwiriye gusetinga priorities. Ugomba gushyiraho ni ibiki byihutirwa kurusha ibindi nkwiriye guheraho. Tangira ku mirimo ubona iremereye kurusha indi. Jya ugena uko ukwiriye gukora ibintu ukurikije uburemere bigiye bifite. Abantu benshi bakunda gukora ibyoroshye mbere, ariko ukwiriye kugira akamenyero ko gutangira ku bigoye. Iyo ubikora mbere, ubwo turi kuvuga bya bindi bigoye, bituma uhuza imbaraga kandi nurangiza uzumva uruhutse, bityo ugakorana umwete imirimo isigaye. Aribyo bya n'umunyarwanda ajya avuga ngo nta kuntu waba wariye inka ngo unanirwe umurizo. Urumva, niba wahereye ku biremereye utworoshye tuza noneho uri kuturuhukiramo, ariko imirimo iremereye uzi ko wamaze kuyikora. Reka dutange urugero, wenda ndagerageza gutanga urugero rworoshye cyane. Nk'ubu tuvuge nk'urugero, baguhaye box cyangwa se reka tuvuge ikirahuri, bakaguha umucanga, bakaguha n'amabuye, bakakubwira ngo shyira ibi bintu muri iyi box. Box ijyamo litiro 2, amabuye wenda tuvuge ni arapima ikiro, tubyita uko, n'umucanga urapima ikiro cyangwa se icyo nuzi. Bakakubwira ngo shyiramo uyu mucanga, ushyiremo n'amabuye. Ikintu uzahera ushyiraho nicyo kizagena niba ibintu bizajyamo cyangwa se bitazajyamo. Reka ngerageze kubisobanura. Ubaye uhereye ku gushyiramo umucanga, ibintu bishobora kutajyamo kuko amabuye yashyize hejuru. Amabuye undi niyo aba ari manini, birumvikana ko amabuye aba aruta umucanga. Ariko uhereye ku mabuye, iyo usutse umucanga kuri ya mabuye, umucanga ugenda ujyamo hagati ya mabuye, ariko amabuye ntashobora kujya hagati y'umucanga. Ubwo bivuze ngo uhereye ku kinini ukavuga uti ngiye kubera ku mabuye, ko amabuye ari uwo mucanga, ariyo manini kurusha umucanga, bishobora kugufasha kukorohereza. Nawe wagerageza kugenda ubyumvisha, ushyiramo n'urugero rwawe. Ariko iyo uhereye ku bintu binini bigufasha kandi bikakorohereza kugera ku bintu bitoya wamaze kuruka bitabyoroha. Ikintu cya kane rero, kuri ibintu byose bikurangaza. Niba ushaka gukora ibintu byinshi kandi vuba, ukwiriye kwirinda ibintu bikurangaza. Ari nabyo twari tumaze kuvuga hejuru kuri telefone. Reka twinjire muri ikintu kivugaho gatoya. Hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kukurangaza. Ibyo bintu harimo amatelefone, harimo ibinyamakuru, harimo amasikirini ya TV, niba uri gukorana na televiziyo, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ntushobora gukora vuba niba ibitekerezo byawe byerekeye ku bintu bidafite aho bihuriye n'akazi uri gukora. Urugero, telefone iri hafi, ushobora gukurwa no kureba ubutumwa, cyangwa se wakunda usanga bakoresheje email, bakoresheje WhatsApp message, ibintu nk'ibyo ngibyo, ukumva urashaka gufungura imbuga nkoranyambaga. Ibi bisobanuye ko niba ushaka gukora neza kandi ugakora vuba ibintu byawe cyangwa se imirimo yawe ufite ugomba kwitaho, ukwiriye gushyira kure cyangwa se kwirinda ibintu bikurangaza, birimo ibyo binyamakuru, birimo ayo masikrini, birimo ibyo byose bigiye bitandukanye twavuze hejuru. Ukwiriye kubyirinda kugira ngo ubashe gufokasanga cyangwa se kwita ku mirimo yawe ugomba gukora. Ikintu cya gatanu tugiye kureba ni ikintu cyitwa ko kumenya kwanga ubusabe bwagutandukanya n'imirimo yawe. Hari igihe inshuti zigutumira mu mikino cyangwa kuganira ku bintu bidafite uburemere cyangwa se bitajyanye n'akazi uri gukora. Ugomba kwitoza cyangwa se ugomba gushyira imbaraga mu kwanga no guhakana ibyo ngibyo bitari ingenzi. Ibintu utabona ko ari ingenzi bijyanye n'imirimo uri gukora, ukwiriye kwiga no kwitoza kubihakana. Urugero, ufite ubushakashatsi cyangwa se research uri gukora online, uri kureba online ibintu runaka, uri kwandika igitabo se, uri gukora gushaka ubumenyi mu kintu runaka, inshuti yawe ikahita igutumira ikakubwira ati ndifuza ko tujya gukina, ndifuza ko tujya gutembera, n'ibindi nk'ibyo byo nawe washyiramo n'ibindi bajya bagenda bagusaba bitewe n'inshuti zawe ufite. Ntacyo bitwaye kwibwira uti mbabarira sinshobora kujyana nawe ubu, mfite ibyo ndi gukora kandi nta wansimbura kuri ibyo, ni njyewe ugomba kubikora, ntabikoze nta musimbura mfite. Inshuti yawe cyangwa se inshuti zawe zikwiriye kumenya no kwakira ko hari igihe ushobora kuba uhuze ari imirimo runaka uri gukora. Ubwo bivuze iki? Bivuze ko niba ufite imirimo yihutirwa ushaka gukora kandi ukagera, ukwiriye kwiga kugira ibyo uhakana, ukavuga uti ibi ntibishoboka, ibi sindi bubijyemo cyangwa sindi bubikore bitewe n'imirimo runaka mfite nitayeho ndi gukora. Ikindi kintu cya gatandatu rero ni ukongera imbaraga mu gikorwa kimwe mu bikorwa byinshi ugiye ufite. Irinde guhora uhindagura imirimo mu gihe kimwe.
bya bindi abantu bita ngo ni multitasking, kuko umuntu ashobora gukora imirimo myinshi irenze umwe. Buriya kwibeshya ko guhuza imirimo myinshi aribyo twita multitasking bizagufasha gukora vuba ni ukwibeshya. Iyo uhinduye umurimo, ubwonko bwawe bugaruka ku byo wari wahagaritse. Ni ukuvuga ngo wari ufite umurimo runaka wari murakora, urahinduye uyigize 3, ntago ubasha nyine yose birashoboka ko wanayikora, ariko umwanya umurimo umwe wari gukora uba muremure kurusha uko wari gutwara wa mwanya. Bivuze ngo reka dutanga urugero wenda tujya mu mibare. Ufite umurimo A, ufite umurimo B, ufite n'umurimo C. Umurimo A ubaye utarangaye wawukora iminota 20. Umurimo B ubaye utarangaye ari wo focus nzo wawukora iminota 15. Umurimo C ubaye utarangaye wawukora iminota 5. Iyi mirimo yose nuyiteranya utaranga yose wayitayeho neza iratwara iminota 20, guteranya 15, guteranya 5 ikahita iminota ingahe? Iminota 20, 15, 35, 40. Iminota 40 ni imirimo yawe uri gutwara. Ariko nubwo ngo ngiye gukora multitasking, ushobora gusanga umurimo A wari uri kuwukora ugeze ku munota wa 10, wongeyeho umurimo B wari gutwara iminota 15. Umurimo B kubera ko utawufokasinzeho urangariye mu murimo A nawe utarasoza, umurimo A urahita wiyongeraho wenda tuvuge iminota 15. Umurimo B nawe wari gutwara iminota 15 uyituba iminota 20 wenda n'5. Umurimo A utwaye iminota 15, umurimo B utwaye iminota 25, umurimo C wenda tuvuge ko utakoze multitasking utwaye iminota 5 uko byari bisanzwe. Umurimo A wibuke ko mbere hari iminota 10 wari wamaze gutwara itabarwa ku murimo B. Hama umurimo B wari gutwara iminota 15 watwaye iminota 25. Ubwo iminota 25 ugateranya na ya minota 10 yo ku murimo wabanje wo kuri A, ubwo baye 35, ukahita uteranya wenda n'indi minota 10 yo ku murimo C. Kubera ya multitasking wakoze ugasanga bise gutwara iminota 45, kandi focusinga ku murimo umwe byari gutwara iminota 40 gusa. Ni byiza ko ukwiriye kwita cyane gukora umurimo umwe ukawusoza neza, ukabona kujya gukora umurimo wundi, kugira ngo bitarogoye ubwonko bigatuma n'umurimo wa mbere icyambere ushobora kuwukoramo amakosa menshi cyangwa se ukaba wanatwara igihe kinini. Reka turebe wenda nk'urugero rworoshye tubona mu buzima bwacu bwa buri munsi busanzwe. Uzacunga urebe umuntu ukunda gukoresha telefone rimwe na rimwe ari no mu yindi mirimo. Wenda tuvugana urugero ari kuri chat, ari kuganira n'umuntu, ashobora kuvuga story cyangwa se ikintu runaka yagisobanura yagiramo hagati kubera icyo yarasubije cyangwa se icyo bari bamubwiye ku byo yaramaze kwandikira mugenzi we, akahita akubaza ati harya naringeze. Icyo gihe kenshi ahita agatangira kuri 0 niyo atakubaje ngo naringeze. Ni byiza ko ukwiriye kuvuga uti ngiye kubanza sending iyi message wenda irihutirwa cyangwa se ngiye kubanza aganira n'umuntu, ibingibi biraza nyuma. Kwita ku murimo ukawongera imbaraga, ukawushyira imbaraga, ukawusoza vuba, ukabona kujya ku wundi. Ikintu cya 7 rero ni ukugena igihe ntarengwa kuri buri murimo. Icyo gihe gituma wumva ukwiye gukorana umwete kandi vuba kugira ngo kitagufata utarabisoza. Ni ukuvuga ngo igihe wagennye ku murimo ugakora uvuga uti nkwiriye gukora vuba kugira ngo birangire, cya gihe kitaza kumfata ntarasoza wa murimo. Igihe cyose uzaba uzi ko utari bubone umunsi wose wo gukora igikorwa kimwe, buri gikorwa ukwiye kukigenera umwanya wacyo, kandi warangira ukajya mu kindi wageneye umwanya, bizagufasha gukora vuba kandi neza. Buriya arigiye rimwe na rimwe hajya habaho amakosa, tuvuga wenda umuntu akafite amatask kugenda ninda kuvuga imirimo ko abantu tugiye dufite imirimo igiye itandukanye. Umuntu akafite wenda tuvuge imirimo, reka tutanga urugero ku mirimo 4. Afite imirimo 4, umwe yavuze ko uri butangire saa 2 kugera wenda saa 3. Undi murimo yavuze ko umurimo wa mbere uratangira saa 2 kugera saa 3. Umurimo wa kabiri uratangira saa 3:30 kugera wenda saa 5. Yego. Hanyuma umurimo wa gatatu akaba yavuze ko uri butangire saa 5:05 ukagera wenda saa 6 zuzuye. Hanyuma umurimo wa 4 uratangira wenda saa 6 ntabwo kurya bibaze mu murimo. Umurimo wa 4 uratangira wenda saa 9 ugere saa 12. Hanyuma agakora ikosa umurimo wa saa 2 wari gutangira saa 2 kugera saa 3,
akarangara agatangira 2:05. Ubwo iminota 5 yamaze gutakara deja, wakahita yumva ko ari buze kongera kuri 3:00 kuri 3:00 akahita yongeraho ya minota 5. Iryo ni ikosa kubera ko niba iminota 30 yari yo kuva muri location imwe cyangwa se ahantu yarari ajya ahandi yari gukoresha iminota 30 ari yarashyizemo hano, ubwo bivuze ngo handi arahita akererwa kuri 3:30 ku murimo wa kabiri, arahita aza gutangira 3:35. none ashobora no gukora agashyiramo twa tuntu two kurangara akajya 3:35 aribwo asoje wa murimo ataranatega. Ubwo bivuze ngo wa murimo wa kabiri arawupushinze awegeje inyuma kandi biraza kugira ingaruka. Byakaba byiza ashyize imbaraga gukora umurimo A ari wa 2 kugera 3, akita ko 3 warangiye. Niba yagize uburangare akaba 2 atari yatangiye umurimo 3 akaba atarawusoza, aho kugira ngo ajye kwica umurimo wa kabiri umunsi wose uhite wangirika, byaruta akica umurimo wa mbere agakora indi mirimo yose isigaye, ahubwo akaza kwinenga ku murimo wa mbere akaba uzakosora ubutaha, aho kugira ngo yice indi yose ikurikiraho. Ubwo bivuze ngo niba hari gahunda ufite ya 2:00 yubahirize, niba utayubahirije wikwica indi mirimo ikurikiyeho kubera uwa mbere, kuko byakwangiza umunsi wose kandi ari umurimo wa mbere wari wapfuye wonyine. Kimwe tuzanagisubiramo tugenda tunabara tugaragaza n'imirimo ukuntu umuntu agenda yicountinga. Ibiganiro bitatu tuzagikoraho. Nibyo ngibyo, tubifurije ibyiza no kugubwa neza. Ariko reka tuvuge ku mwanzuro. Mu rugendo rwo gukora akazi vuba ntabwo bisaba gukoresha amasaha 28 y'umunsi, kuko haba hagomba no kubaho kuruhuka. Icyo ugomba kwitaho ni ugushyira mu bikorwa izi nama zizatuma ukora byinshi mu gihe gito. Twese dufite byinshi tuba tugomba gukora, ari wowe ari ngewe ndabifite, cyane ko uko umuntu agenda yegera hejuru niko inshingano n'imirimo afite bigenda byongera, task zigenda zirushaho kwiyongera. Ni ukoresha amabanga yose uko ariyo. Reka nongere nyasubiremo: kubyuka kare, gutegura urutonde rw'ibyo ugomba gukora, gutangira imirimo iremereye mbere y'imitoya, nuko ukareba ibifite imbaraga kurusha undi akaribyo uheraho. Ikindi cya kane, ugakuraho ibintu byose bikurangaza. Icya gatanu, ukanga ubusabe budafite aho bihuriye n'imirimo urimo urakora. Icya gatandatu, ukongera imbaraga mu bikorwa ukora, ugashyira imbaraga mu bikorwa ukora kugira ngo birangire. Icya kane, ukagena igihe ntarengwa kuri buri murimo kandi ukagikurikiza. Ibintu bizagufasha gukora akazi neza kandi vuba. Imana ibaho umugisha, turabakunda, tubifurije gukomeza kugubwa neza, naho ubutaha turi kumwe.